ari njyewe uri kumwe nawe turi mu kazi. Twari mu kazi k'iminsi 30 yo kuzenguruka igihugu cyose tugenda dukina théâtre kuri tele. Noneho umunsi yaje bwa mbere muhamagaye ndamubwira nti umukozi w'Imana arataje intwari yacu, arataje umukozi w'Imana. Ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushengerere. Ijuru tuzimana n'umukiza. Mugiye kwirirwa yabyirutse n'abandi bana. Mwana wanjye ariga aze kugera mu mwaka wa 5, mbese arakomeza ariga arangiza wa 6. Nibwo papa wiwe yahise aza aramujyana, aragenda amutangiza mu ishuri i Nyamirambo kwa Kadafi. Arahiga, amaze kuhiga birangije amwimurira i Butare mu kigo cya Biki. Ubwo rero nyuma yaho aho umuntu atabari ntabwo yamenye uko byagenze. Nyakubyara agaruka kwasi, abakwase noneho hako amakuru nkajya nyabaza nyirakuru umukecuru byarase, kubera ko yise twabyaranye. Kugeza kuri iyi saha rero njyewe ntabwo mvuga byinshi babivuze, kandi na se wamubyaye yamubyara umugabo nawe Imana imufasha, yari yabyaye ntabwo yari yabyaye ibitabo. Nanjye nyina nabyaye ibyeyi, ibyo ndabishimira Imana. Icyo rero ngiye kubabwira, uburwayi bwa Nyakubyara mu minsi nahaje nsimbura Kazungu uriye, ninjye wahuye n'ibibazo bikomeye,
ndabashimira cyane, ndashimira n'abaturanyi n'ingo twari dukodeshamo bakabyuka bakaza kudusuhuza yaramutse ate intarawe, ariko twimutse aho twari turi ku itariki ya mbere y'ukwa munani turaza aho twimukiye, noneho umwana wanjye akajya anywa jibu umunsi umwe aka 15 nkageraho nayamwiba, ntaya mazi arakwica, ati wampaye amazi ko ariyo nshaka, kakagira nuko sanga yakamba kanjye kuko ntabwo yari akiryama ku gitanda, ni matora twaramburaga kugira ngo yafataga gahunda naza ngasanga aryamye gutya, ubwo nkongera nkegura nkasubiza hariya nkakura amaguru, dore ko namubashaga nakurura amaguru akabavuye akamurushya, narakubiswe ndakubitwa, twajya dutungukanye n'uyu mwana Shafi akatuvuma mugende simba ashaka inise nutadushaka urashaka ndi, nyakubyara muri ibyo birangije wa kane nk'uko mama Prince yabibabwiye, naje gusengera muri urusengero avuga intirekanye musige mu nzu ufunge njye gusenga, naraje ndasenga ngira ibihe byiza byo gusenga, rangije gusenga mama Prince turataha, arataha nanjye ndataha, dore Kigali nari maze kuyimenya, ndagenda ngeze mu rugo masanga nyirarume Murenzi sanga yicaye ku buriri n'undi mudamu, noneho bamweguye aricaye, noneho yandeba nkaba ariwe ugira ubwoba, nkumva aranje turaryamisha, bigejeje nijoro nko mu masaa 4 ngiye kumva numva ijwi rivuze ngo ma ngo byuka unsengere, noneho ayongeye gusubizaho kuvuga biramunanira, ariko mba nabyumvise, ndabyuka mufataho ndasenga, arangije arambwira ngo mwakoze, avugira mu gihanga. Ubwo rero bwaragiye kuwa gatanu ngo bigeze saa 12 z'umugoroba, ariko ubwo yari yiriwe mu buriri atareba, ari ugukanura gusa, nanjye ariko nk'umubyeyi ntabwo nshaje cyane ariko ndakuze, ntabwo nayoberwa ubwenge nk'umuntu utari buzima. Noneho saa 12 haba habujojo bahaza imvura, yamvuriragwa, noneho tugera n'aho amazu yuzura, ndiyambura njya mu mazi, ngwira uwo mwana dufata amasafuriya dufata amabase tudaha amazi, ngo ya amazi atirukira mu cyumba wagenda mu mirishe ngeri kandi ntawe uri, ndara mvoma amazi nagejeje saa 11 za mu gitondo kwa gatandatu. Ariko muri iyo minsi ntituryame, umwana akambwira ati reka ducomeke televiziyo turare tuyireba, tukarara tureba televiziyo, no guteka wenda bahaje hari ibyo babonye mu rugo ntabwo twari tukirya, n'igikoma nayo naratetse nakimenyejwe naribagiwe ko nagitetse, nkomeza gukora mbese mu nzu dukora isuku, noneho agatima kajyayo, kagiyeyo ndajabuka nyine ndagenda ndorosura ndareba, ndebye sanga hano haje gutya, sanga umuntu wagiye gutya, amaso arakanuye, rero mana umfashe unkomeze,
muri Kigali ntahatarwanure dore ko n'amajwi yavuze ngo nzataha ndi umusazi ariko nzataha ndi muzima n'ubu nizeye ko ndi muzima mfite abandi bana mu gihe Imana ikibandagiriye nabo sinamenya ko mbafite keretse Imana yo mu ijuru. Ubwo rero Nyakubyara ntiyanduhije pe ngo atukuboko atukuguru azunguza umutwe oya. Nyakubyara yarasinziriye nk'uko umukozi w'Imana yatubwiye ngo arasinziriye. Mwana wanjye asinzira gutyo, ni umwuzukuru wanjye Shafi nawe tukaba turimo gukoropa tuvoma ibyo biziba. Noneho sinzi ukuntu nagiye hanze guhamagara mama Bless, ngarutse nsanga uyu nguyu yataye itorosho nawe yirutse yagiye kureba nyina. Noneho ndi Shafi ntuvuye ahubwo nawe nabimuhishe ngo mbanze mbibwire abantu bakuru baze baturebere. Shafi arambwira ati ko mbonye mama hari ibintu byaje gutya ku munwa we, ati ho mama ntiyapfuye. Yoya ni Shafi ni ntabwo arapfa, nigenda ukore wumve ko adashyushye. Oya ati oya kaka we ati yapfuye ari rugo. Nanjye numva bigiye kuza ariko mbwira Imana ni wowe ukomeza nkomeza. Ariko subiye inyuma gato umuramukazi wanjye bita Mani nawe ntako atagize, yabashije kubwira imiryango ya Nyakubyara Chantal yo kwasi hano, nabo ndabashimiye kuza kumfata mu mugongo. Nanabatuma bambwirire se ngo umwana wawe w'imfura yarapfuye, mumumbwirire. Njye simfite kubimubwira kuko ntanamureba, nibura ngo ajye mu mugongo ajye iruhande amenye ko twabyaranye wa mwana. Yameye ndafite imyaka 19. Ubwo rero ni ukuvuga ngo urugamba rwanjye naruhaye Imana yonyine. Mwababyeyi n'abana bari aha abandi utanabatanga, narwanye urugamba rw'abana. None Uwiteka agiye kujya yisubiza. Ako ibyo nabyo nabishimira Imana kuko nari nyihumeka umwuka w'abazima, nkanamugeraho namurwaje ukwezi n'ibyumweru 2. Ariko uko kwezi kwamubiye imyaka yarwaye. Yihanganire pe amagambo yandi ntakavuze ndayihoreye, reka no kuguma kurambirana mbwira abantu bitari. Murakoze. Yesu nashimwe. Icyo navuga kuri Nyakubyara Chantal, twari tumaranye imyaka 9 muri timu ya Seburikoko. Tukimara kugerayo kwa kundi ugenda wigana n'abantu umenyana n'abantu, twese twahise tuba famiye. Murabizi ko nta muntu n'umwe ubaho utagira famiye. Niba udafite famiye ufite abakorera n'abagutoragura n'abagira gute, byose byitwa ko ari famiye. Famiye rero ibirimo ibintu byinshi, birimo guhanana, ibirimo kuba umwana yakora ikosa umuntu akaba yamushyira mu nzira. Ariko twebwe twabaye famiye zirenze. Ntabwo byashoboka ariko timu twayizana yose hano, ariko ndavuga ngo Imana yo mu ijuru yo yaduhuje nka famiye Seburikoko ihabwe icyubahiro. Nyakubyara Chantal rero yari umuntu ukunda kwisekera, ukunda kuba ari kumwe n'abantu cyane. Yabonaga n'amafaranga akaba yakwiyibagirwa, akaza agashaka mwicare, icyo ufite aguhe, muteke, murye, museke, mugire mute, mwibyinire. Nuko ngo yakundaga abantu cyane. Twageze rero muri groupe Seburikoko dusa naho twese tugiye duhuza nk'uko gukundana
turakundana cyane nubwo ari ukuvuga ngo umuntu yajya ku ruhande cyangwa yapfuye, twebwe twari tukiri famiye ya Nyakubyara Chantal. Mu burwayi bwe rero, uburwayi bwatangiye ari njyewe uri kumwe nawe turi mu kazi. Twari mu kazi k'iminsi 30 yo kuzenguruka igihugu cyose tugenda dukina théâtre kuri tele. Noneho umunsi yaje bwa mbere muhamagaye ndamubwira nti dufite kuzenguruka iminsi 30, yari umwaka washize. Arambwira ati mama Janti simeze neza ariko nzihangana. Ndavuga ngwino tubanze dukora repetition. Nagiye kubona turi hariya kuri Rafiki, abo twari turi kumwe barabizi, ba Jumapili, ba Damuru na Bagasasira. Akenshi usanga aribo turi kumwe. Ngiye kubona mbona si Chantal nzi. Twari tumaze ukwezi turi muri konje ya Seburikoko, kumwe tufata ikiruhuko, natwe tugiye guhita dutangira kuzenguruka. Mbona Nyakubyara sinzi ukuntu yabaye. Ndamubwira ni Chantal, wabaye iki? Arambwira ati tukimara gukina Seburikoko uriya nahise ntangira kurwara, atari ubu nta kibazo. Twaragiye tuzenguruka iminsi 30 ariko bimeze nabi. Yakurira stage akikubita hasi. Ubwo nyine dufite ukuntu twebwe tudefandana, role ye ukaba wayikina, tukaba mbese nta muntu ushobora kwibona, ahubwo yakikubita hasi tukagira ngo aba public ikagira ngo niko bimeze. Nkamubwira nti Chantal wakwihanganye ukajya kwa muganga. Ambwira ati mama Chantal reka tuzabanze turangiza akazi. Ndagoya uragira ngo njye nzafungwe kubera ko ndi gukinisha umuntu urwaye. Kambwira ati mama Chantal urabizi ko nta yindi famiye ngira, nimwebwe ngira. Nindamuka ngiye kwicara hariya se biri buze kuza kugenda gute? Dukomeza kurwazanya, Imana iradufasha, niba nibyaba birebire cyane turangiza iyo minsi. Haca andi mezi 5 yishajaye. Nanone turongera dusubira mu kindi cyo kuzenguruka iminsi 20. Aho ngaho noneho niho naboneye ubuhamya bukomeye, nibwo naboneye umubiri icyari cyo. Ndamubwira ngo tugende, akiza ndebye Chantal munasiba. Ndavuga nti twatandukanye muri Seburikoko ejo bundi utameze gutya. Bimeze bitaranga kibaje ati singira sindyama, singira n'ibintu biranyirukanka meze nabi. Ndavuga ko tutajya kwa muganga ati nagiye kwa muganga hari ututi bari kumva nta kibazo. Ndavuga ni kubizi ko kuri tele dukoresha imbaraga nyinshi. Biragenda bituraho muri gukina ati mama Janti kubera nyine murabizi muri iyi Kigali kubaho nuko wakoze. Nindamuka ntakoze se ngo ngo umubiri uri kundya nk'iryamira biragenda bite. Twaratangiye turakora. Dukora ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri noneho tananirwa kugenda. Damuru Gasasira nibo bamuteruraga, uriya mwana n'umuna we arabizi. Bakamuterura, bakamutereka nka hariya kugira ngo abadukoresheje bataza kubona yuko harimo ikibazo. Nawe nyine akaza nka hariya tukamwereka ko ari umuntu muzima, twumva tutikibihangana nibona abadukoresha bari yaraduhagarika hariya werekane ko nta kibazo mu mubiri murangiza ugenda ujye kuryama kugira ngo turebe ko uwo munsi watambuka. No mu rugendo rwabayeho rurerure cyane kuko yarananiwe cyane. Twavaga Nyamasheke tukajya Rusizi, tukava Rusizi tukajya Karongi, tukava Karongi tukajya Ngoma, tukava Ngoma tukajya nuko ngo twabashagataga atarwa ngo tuvuye aho tugiye hano hafi. Twaraga tugenda ijoro ryose, mu gitondo tugakora tukongera tukajya handi gutyo gutyo niko ubuzima bumeze mu kazi kacu. Noneho ku munsi wa 15 noneho ananirwa kurya. Noneho akajya ambwira ati mama Janti urara hafi y'icyumba cyanjye turaramo, naryama nijoro nkagenda nkakomanganya Chantal. Mumva nyine ari kuvugira mu ijwi rindi ati mama Janti ati sipe genda ujye kuryama nta kibazo, ndumva ndacyafite umwuka. Nkavuga nti sinjirota ko mu gitondo bigeze. Mu gitondo twajya gukora tukabanza tugasenga gutyo. Nyuma rero ejo bundi turangije ikiraka mu kwezi n'igice nibwo byakomeye cyane. Turamubwira tuti turangije gukora ukabari uzagenda ujye kwa muganga kuko yizeraga Imana ko ati ndumva ejo bizakira, ndumva ejo bizakira, ndumva ejo bizakira. Akumva atajya kwa muganga ngo agende aryame. Murumuna wanjye yakoraga hari haruguru muri biriya bitaro bya Nyamirambo. Rimwe bamuhamagara turi muri Seburikoko barambwira bati Nyiramana yahageze kandi nta transfer afite, turebe ukuntu tubigenza.
harimo umuganga mpazi ndamuhamagara nyamuneka muri ukuntu mwamugenza nimba nta transfer murebe ahubwo atokereka tumuvura kw'ijana ku ijana ndavuga ni hoya muri iki gihe birakomeye kwishyura ijana ku ijana murebe ukuntu mubigenza atoke nta kibazo reka tumese tumwaraje turebe ati kuki mutari tubwemere mutubabarire mu bwongo abamujyanye na ibamba presse nawe baramujyanye ubwo hamara nk'iminsi nk'itatu atangira kwishashika urabona iyo uri kwa muganga bakagutera imiti utangira wumva wakomeye kumva mbese ukabona birenze uko wari wamujyanye nibwo rero nyakubya Chantal byageze ubwo baravuga bati nagenda ajya mu rugo ajya kurwarira mu rugo aragenda ararwarira nk'ibyumweru bibiri nibwo byagiye bikara umunsi ku munsi bikaba bibi umunsi ku munsi bikaba bibi tukajya tuvuganira kuri telefone wumva nta nusa kuko muri ibyo byumweru bibiri nahise mva inahita njye Burundi niho nari ndi gukorera noneho ururimi ntiruve mu kanwa wamuvugisha ukumva ururimi ruragenda ruri kujya ahantu kure akavuga ati biraza gushira mbese ni kumwe ibiti biraza gushira siperi biraza gushira kuko iyo twabivuganaga gutyo njyewe icyo nakoranaga nawe ni ugusenga gusa njye namubwiraga ngo ino tubanze dusenge twiragize Imana igira ikintu yakora nubwo yababaraga yahitaga avuga ati siperi noneho byakaze naho bazusengera basi no kuri telefone ubwo bikaba nk'ubwo ariko ndavuga ngo nagende yiruhukire timu ya Seburikoko iravuga ngo nagende yiruhukire mu mahoro aheze n'imwishu kuko niyo nzira twese tuzacamo niyo nzira ya twese ahubwo twebwe turebe iherezo ryacu tugendana n'urupfu twirangwa narwo urabyuka ejo ugasanga mugenzi wawe yagiye uwo mwari muri kumwe mu kanya gato urupfu rukaba ruramutwaye ahubwo tujye twita ku iherezo ryacu ryiza two kujya turebera ku bandi ngo uyu yakoze gutya ngo yagize atoya reba ahubwo ibyawe witangira kubwira mugenzi wawe ngo gutya ngo yakoze iki ntiyagize ate ese wowe muri icyo gihe wowe wakoze iki niba waragikoze wagize Imana hari igihe mugenzi wawe nawe atari afite ubushobozi bwo kugira ngo wenda abe yagira icyo yamumarira kuko byagiye bigaragara n'uvuga n'ugira ute byagiye bigaragara twigenda tujombana intoki ngo uyu ntiyakoze iki ngo uyu ntiyegere ngo uyu ntiyifotoze ngo oya ahubwo nimurebe ngo ejo hawe ho hameze hate Imana iragufashe wenda uwo munsi wamugiriye neza ariko ntabwo uzi ibyahise ibyo wenda we yamugiriye neza sibyo twebwe ubwo turebe ibyacu tumenye ngo mugenzi wacu aragiye tumusabire amahoro n'imigisha Imana ikomeze imworohereze mu gihe natwe tuzaba dutashye ahubwo tuzagende duhure nawe sibyo twitangira gucirana imanza twitangira gucirana imanza hejuru kuri we twebwe turishimye timu ya Seburikoko irishimye cyane yaba umutabaye yaba utarashoboye yaba uzamutabara ubundi abana be baracyahari niba nta kintu bakoze ariko ejo abana barahari mumenye nyina nguriye niwe usigaranye nyakubyara Chantal mutoya umwana w'umuhungu n'umukobwa sibyo ejo mujye mubareba niba batashye mu cyaro niba bari hano aho Imana izabagenera sibyo mubarebe kuko nyakubyara nitwibagirwa abana be tuzaba twibagiwe inshuti yacu uwo ari wese hano arababaye n'utaramugeze wenda atarabimenye arababaye ariko asize iki asize abana nitwite kuri ba bana be nitwite kuri uko washobora uko ariko kose mu bushobozi Imana yaguhaye bwose mujye mwibuke za mfubyi asize rero navuga ngo turakomeza turashimire turakomeza tugumane nabo turakomeza twite ku muryango ibihe birahari igihe birahari ni ukuvuga ngo Imana nibahereze umugisha ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana abanye namwe mbere na mbere ndabahumurije buri muntu wese uri hano n'abandi batarahagera abafamiliye ba Chantal inshuti ze abavandimwe ni ukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose ndi imbere yanyu mwese nanjye nari muzi kandi namukundaga ndabahumurije mbikuye ku mutima ndabahumurije n'inshingano ndabahumurije nk'umubyeyi kandi ndabahumurije nk'umushumba w'itorero Imana ibahumugishe ntabwo turi butinde ariko ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu nkundire mvuga Imana kubw'urupfu twumva urupfu ni iki twumva urupfu gupfusha se ni gute wagenza
ni gute byakorwa telefone yihorere mbanze mvuge ihangane cyangwa wicaye inyuma kugira ngo mbanze mvuge ku bwa Chantal. Mana yacu ishimwe, mujye muvuga ngo amen. Iyo mvuze ngo Imana ishimwe nyine nishimwe nta kundi. Ni munyemere tubanze duhaguruke dusenga Imana. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Mubundi tubanze dusenga Imana. Imana ishobora byose, ifite umwuka duhumeka. Imana yaremye mu ishusho yayo. Imana yacu mureke dusenge. Data ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, uri Imana y'ijuru no gutabara no gukiza, izina ryawe nirihimbazwe. Turi hano mu nzu yitiriwe izina ryawe kuganya kubyara Chantal, umwami wacu Yesu Kristo. Usarura ahantu wabibye, ntabwo tukubaza ngo uragira ibiki, nta muntu wakuburanya, nta jambo rimena amatwi dufite Mana, ahubwo twese turakubaranye duciye bugufi. Turavuze ngo shimwa ku bwa byose mu izina rya Yesu. Duhagaze mu ijambo ryawe nk'uko rivuga. Ijambo ryawe ritubwira ngo mu bibaho byose ngo twifatanye n'abishimye kandi tubabarane n'abababaye, kandi ngo duhore tugushimira byose. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kuganya kubyara Chantal wasaruye, turagushimye kubw'umuryango we, turagushimye kubw'abana wamuhaye, turagushimye kubw'abavandimwe ndetse n'inshuti, turagushimye kubw'abo bakoranye umurimo, turagushimye kuko Mwami wacu ari wowe wahisemo kuba umwishyiriye muri uyu mwanya wa nonaha, ndetse Mwami wacu twe tugasigara kugira ngo bitubere ishuri n'isomo ryo gukora ibishimwa nawe. Ibi byose Mwami wanjye Kristo turabigushimiye. Babyeyi baragushimye, bapapa baragushimye, buri muntu wese uri mu nzu yawe turavuze ngo icyubahiro ni icyawe. Uri Imana yo gushimwa, uri Imana tuvuga tukaruhuka, uri Imana tuvuga buzuye umubabaro ugashira, uri Imana twageze imbere mu kiganza cyawe byose birimo, mu kuboko kwawe byose birimo. Uri Imana ibeshaho, uri Imana yikikanakiza, niko ijambo ryawe ryatubwiye. Nawe byose turabigushimiye. Cyubahiro n'ikibi cyawe uyu munsi wa none, tukiri muri gahunda dutangiye yo guherekezanya kwigendera Chantal. Mfashe nyiri imbaraga z'ikuzimu muri izina rya Yesu Kristo, ntatangije imigambi y'umubiri muri izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nibize bibaha ahantu, maze natwe utwomoreye imitima n'inguma. Uzana ibipfuko bingana n'ibisebe dufite mu mitima, kuko uri umujyanama n'umuyobozi. Mu izina rya Yesu umuriza uyu muryango, niwe ufite umuti womora. Umuriza abana, umuriza ababyeyi be, umuriza inshuti, umuriza abo bakoranye. Mwami wanjye Imana, ni wowe ufite ikiganza cyagenda kigapfuka, maze buri wese agakomera imbere yawe. Urakoze Mana wacu tuvuyemo, ariko ukomeze imitima yacu, maze ubugingo bugukore kandi burame iteka ryose. Imana y'amasezerano, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye mugugereza kandi muri kaze. Amazina baye babwiye, ndakoze itwa Diane. Turashima Imana muri byose, turashima Imana kuganya kugira Chantal, ko Imana yamusaruye ko yabishatse. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere, ibice byaho n'ibice 4, umurongo waho n'umurongo wa 13. Niba hari abafite Bibiliya muri telefone bakwinjiramo bakagerayo, cyangwa n'abazifite bisanzwe tugasomera ijambo ry'Imana, tugasoreza no kuri ndiri mu byahishuwe, ubundi tugakomeza indi mihango yo guherekeza mwene data, umwana wacu, umuvandimwe Yesu abaho umugisha. Haravuze ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu izazurana na Yesu izazana na Yesu hamwe n'abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo
ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuzuka k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo, twese tuvuge ngo amen. Reka tubanze tuzamura amaboko tuvuge ngo icyubahiro ni icy'Imana. Imana ibahereza umugisha. Aya ni amagambo y'umugaragu w'Imana Pawulo yandikiye Abatesalonike. Imana ishimwe. Mujye mwihangana muvuge ngo amen. Iyi ndashaka kugira ngo imitima yanyu ivure mu gake. Ntabwo ari burundu ariko araza amagambo. Sibyo rata? Imana ishimwe. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito ntazabona Yesu. Abana dukanye n'ibyago, zabambumatiwe mu maboko ye. Ziko mw'ijuru hataba umwijima, abantu umucyo wabo, nibwo nazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera bigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umuntu. Dukomeze tuje mbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byo dukomeze tuje mbere, dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye. Ndagira ngo tubashimire cyane abo twari turi kumwe ku rusengero umusozi w'ibyiringiro, tukaba tugeranye na hano tugiye kuruhukiriza umubiri wa Nyakubyara Chantal. Imana ibahe umugisha. Kano kanya rero twagize umugisha wo kubana n'umuyobozi w'itorero umusozi w'ibyiringiro kuva mu ntangiriro y'iyi gahunda kugeza n'ubu ngubu turacyari kumwe. Ndagira ngo muhe umwanya atuyoborere iyi mihango yo kururutsa umubiri wa Chantal. Izindi gahunda ziraza gukomeza nyuma. Saba abantu bafite indabo kuza kunyegera kugira ngo ibintu byacu tuze kubikora ku murongo. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kuko turi kumwe muri uyu mwanya wo guherekeza umuvandimwe kandi umwana wacu Chantal. Imana ibahe umugisha. Ndacyakomeza kubahumuriza mvuga ngo nimukomere, munyemere Imana dusenge. Mana, uri Imana y'amasezerano ntabwo uhinduka, uri Imana iriho kandi uri Imana yahozeho uzahora iteka ryose. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze kubw'icyubahiro cyawe n'urukundo dukunda, kandi turasenze kubwa Chantal mu izina rya Yesu. Nkundira kuri uyu munsi we wo kumuherekeza, uba ahantu hagati muri twebwe mu izina rya Yesu, kandi mutanga bugingo Mesiya w'isezerano Kristo. Unyemerere amaboko buri wese wageze aha hantu, unyemerere ugutaha no kuva mu mubiri kwa Chantal, kugira icyo busigira buri muntu wese wageze aha hantu. Kandi nyamuneka Imana yacu, ndakwinginze cyane urengera umuryango we mu izina rya Yesu Kristo. Twumvise ubuhamya bwinshi, twumvise imirimo, twumvise kwitanga, ariko niwe ugenzura umutima kandi ukayirondora kuko ari wowe utuzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Sabye umugisha wawe kugira ngo ube ku bana be, ube kuri mama, ube ku bantu bose bari ahantu, kandi igikuru urusheho kugira imitima iboneye kandi yishima muri wowe mu izina rya Yesu.
ndatangaza ko nta kirogoye umugambi wawe, ndatangaza ko Imana yuzuye ubuntu no gukiza no gutabara, kandi mu mahanga yose aho ngibye niho usarura. Turagushimye kubwo gusarura Chantal mu gihe gikwiriye, kuko ntujya ukererwa. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze cyane tumara hano, utugirire neza. Jambo ryawe tugiye kuvuga nyemerera hagati mu bugingo ritegekere, kandi isozi cyarizanye kuko Imana yumva. Urakarama kubikoje huje imbaraga bizikuzimu mu izina rya Yesu. Nkandagira ibitero by'umwijima w'icuraburindi mu izina rya Yesu Kristo. Data ndasabye ndinginze kuko kwakoze koze kubana natwe, duhagarukana twumvire mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo iki ijambo ryatubwiye ngo izahanagura amarira yose ku maso, kandi ngo urupfu ntabwo ruzabaho ukundi, kubera ko ibya mbere birashize. Ndashaka kuvugana nawe muri iri jambo, niyo mvugana nawe, ndavuganira nawe ukiri mu bya mbere. Ibya mbere umuntu abibamo agihumeka, ibya mbere umuntu abibamo akivuga, ibya mbere umuntu abibamo agikora, ibya mbere umuntu nawe iki. Nongeye kubisubiramo tuzanye Chantal aho agiye gutegereza imperuka, aho agiye gutegereza impanda. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngiye kubabwira ngo imirimo yawe nizaguherekeza ahantu hameze nk'aho. Wanyemereye njyewe nawe rata, utitaye ku byo abantu bagukoreye rata, utitaye ku magambo bakuvuze rata, utitaye ku bintu wahuye nabyo muri iyi si, utaturushe guhura n'ibikomeye rata, kutarusha buri wese uri hano guhura n'ibintu byamunyeganyeza, ukanyemera ugatunganya urugendo rwawe n'Imana. Ndimo navuga ngo ibya mbere, ngo ibya mbere birashize. Ni ukuri ko Imana ishobora byose. Ibya mbere bya Chantal birashize, cyo ko Imana izahanagura amarira yose ku maso yacu, kandi ngo urupfu ruzabaho ukundi, kubera ko ibya mbere bya Chantal bigize bite birashize. Ntabwo nje gusenga ngo mpindure ijambo ry'Imana icyo rivuga, ahubwo kuri Chantal ndavugana n'umutima wawe, kuri Chantal ndavugana n'ubwenge bwawe, kuri Chantal ndavugana n'imirimo yawe ukora. Ndashaka kuvugana n'imirimo yawe ukora mu rwihisho, ndashaka kuvugana n'amagambo ukora ku rwihisho, kuri telefone, kuri WhatsApp yawe, uri mu cyumba hatagaragara, umugore wawe adahari, umwana wabyaye adahari, wabwiye ko umukunda, wamwiherera, ari sosiso, ari makaroni, ari mayoneze, wa wundi wabwiye bya bindi adahari. Ndavuga mu mutima wawe ukiri mu bya mbere, bwira Imana ikuviriza imirimo, kuko nizaguherekeza ahantu turi. Imana yamuhora guhereza umugisha. Ntabwo ngiye kubakereza no gutinda. Ni Alpha na Omega, uwa mbere akaba uw'imperuka. Uwo niwe uvuga aya magambo ku buzima bwawe. Yesu abagirire neza. Unyemerere n'ubundi nagiye nsenga Imana, ariko niba wumvise hari ikintu wumvise mu bya mbere byawe, umuntu usigaranye ugihumeka, tutazi igihe Imana izawutwarira. Imana yagutije mareka mabwira akantu gato ariko cyose. Imana ishimwe. Umwuka umuntu ahumeka ni nka flash ushobora gufata cyangwa memory card, ugacomeka muri telefone, bya bintu biri kuri telefone byose bikagenda bijyaho. Noneho cyangwa ugafata flash ugashyira muri computer, bya bintu byose biri kuri machine bikagenda bijya kuri ya flash, kugira ngo Imana irikodinga ibintu tubamo n'ibintu dukora. Imana yaducometsemo umwuka utubamo duhumeka. Imaze kuducomekamo, iyo umuntu yamucyuye iba yatwaye ya flash yayo iri muri twebwe. Ndavuga umwuka uhumeka, ndavuga umwuka kubamo. Uriya mwuka kubamo ni ukora ukotagitana na marayika ukurinda, na marayika ugendana nawe. Marayika ugendana nawe iyo ugiye muri bya bintu ukora bibi, ahagarara iruhande ntabwo aguterana akujya a distance, ukabivamo ariko wabirangiza mukongera mugasubukura mu rugendo, agahereza umwuka ukurimo kugira ngo muzabone uko muripotinga ku Mana. Wanyemereye mu gihe utaratanga raporo yawe ku Mana, wanyemereye mu gihe wowe Imana itarakurikira ukibonye aya mahirwe, ndakwinginze mbere y'Imana ishobora byose, wanyemereye tukizamura ikiganza tukabwira Imana ngo muri gahunda yacu ya mbere uduheremo imbaraga, uduhe kugwiza imirimo, utugirire neza, uduhe kubana n'abandi amahoro. Biri ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara, kuyibamo ni byiza biraryoha ariko biranagoye. Nyemera ufashe igihe mu ntambara, uzamura ikiganza tubwire Imana ngo dushoboze kandi duhereze imbaraga. Uri umutabazi wacu udacogora, uri Imana nyir'ubuhungiro, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga, uri Imana ikiza. Tuzamuye ibiganza byacu turavuze ngo baba uri Imana iri hejuru ya byose. Nyamuneka Imana tugusabye imbaraga zo kugwiza imirimo. Ibya mbere bya Chantal birashize, kuko atangiye urugendo rwa kabiri, aho agiye kudutegerereza Kristo kuzaza kumuhamagara amazina y'abera, nawe akumva irye akitaba. Nyemerera ibyo kugwiza imirimo kuko niyo izaduherekeza. Nyemerera ibyo kugwiza gukiranuka, udushoboze. Isi ntabwo yoroshye, aho tugenda ntiboroshye, aho dutuye ntiboroshye, ariko Imana idushoboza kuko niyo duha imbaraga.
urakoze uturindira aha hantu kandi ukora byose mu Imana ndacyakwinginga ukomeze umuryango we urengere abana yabyaye urengere inshuti kandi ukuboko kwawe kwiza kumwe kudatsinda urugamba ukomeze kubana buri muntu wese urakoze ubwami bwawe buze utegeke uganze none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Imana ibahereze umugisha reka nsaba n'ubundi bamfashe kugira ngo nicyo gituma huzuye amahoro ijuru ntera zagerane ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndanira kenshi muri iyi si ndico ariko nuko ntarabona Yesu azaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kuriruka hazaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kuriruka hazaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kuriruka igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu abana ndukanye n'ibyago zabambumbatiwe mu maboko ziko mw'ijuru hato mu mwijima habaye umucyo hazaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kuriruka rero ntacyo mubabara untwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nibwo ngifite kubabazwa mw'isi n'ijuru nta mubabaro Imana we Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose. nk'umushumba w'itorero Apotre Liliane ndahamya neza imbere y'ubwoko bw'Imana we Nyakubyara Chantal wavuye mu gitaka ninamusubiye mbihamije mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'ubuntu, uri Data nyir'ingabo kandi uri nyir'ibihe, warabibye urasaruye, izina ryawe nirishimwe. Mwami wanjye Kristo wabibye Chantal umusaruye kuri uyu mwanya kandi natwe tumugeze aho gutegereje Kristo, urakoze kugiye kubana nawe iteka ryose natwe mu izina rya Yesu amen. Imana ibahumugisha. ijambo rye rizima mu mbaraga z'umuntu dukomeze tuje mbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganire byo dukomeze tuje mbere dutsinde ibigeragezo turwane intambara twizeye twihanganire byose turabasirikare benshi bogejwe mu mara umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu
dukomeze dushire imbere dushimire ihora kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushire imbere dushimire ihora kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye umusaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo mw'ishuri iwacu mw'ijoro n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu tuzahimana n'abera tuzambikwa ikuzo mu rugo amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzahimana n'abera tuzambikwa ikuzo mu rugo amarira azaba mu ijuru babiri ni nko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru subiramo sinshaka gukorera abami babiri ni nko gukunda isi n'ijuru dukwiye kumenya rwose kuko ari Imana ibishaka tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo n'amarira azaba Imana ikora iradodangaza n'uwabimenya ukomeye ariko ibyo nzego ibyo Imana ishaka urugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki kurizwa ibyago biriho harimo n'ibyo wangeneye icyo wambitiye ngo ni ukugira ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana 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 n'urutare rwubakaho
n'urutare rubakaho inzu yanjye nzaba uri umutambyi nemera umwami niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishime ngushima nubwo nabasha kuvuga ibigukwiye. tugejeje umubiri wa nyakubyara aho wagenewe, izina ryawe nirihimbazwe. aha ni haje kugutegerereza umwami wacu Kristo, aje gutegereza umuzuko w'abazaba barapfuye. unyemere natwe dusigaye umuryango we ndetse n'inshuti, utubera amaboko n'imbaraga. nkundira ugendane natwe kandi duhe guhora tugwiza imirimo, utemere kwihangana kuko niko konyine gutera kunesha kandi gutsinda n'ubutwari bebe imbere iteka ryose muri twebwe. urakoze niwe Imana, genda natwe iteka ryose. ahari twazongera guhura na bene data cyangwa se buri wese akavuye mu uyu mubiri mu ruhande rwe, ariko duhe kwihangana no gukomera muri kuko umwami wacu uganze iteka mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi barinde iminsi yose mu izina rya Yesu, amen. ndagira ngo dusabire umugisha abashumba bo mu itorero umusozi w'ibyiringiro babanye natwe guhera mu gitondo kugeza aya magingo. Imana ibahe umugisha, amen. kandi turabizi tudashidikanya ko bagize umugisha wo kuza berekeza mu kubyara Chantal bagukiye byinshi mu itorero ryawe, yaba ari ubutumwa baduhaye nk'impamba ndetse yewe abenshi twifuza kuzagaruka. abakozi Imana ibahe umugisha. Nk'uko rero aho tuba cyangwa se imibiri yacu twifuza kuyirimbisha, naho umuvandimwe wacu Nyakubyara Chantal yaruhukiye, ni byiza ko tuharimbisha. Amen. ndagira ngo rero abantu bafite ururabo abana baza gushyira ku mva ya mama wabo barubashyikirize abana batambuka. na mama we umubyeyi umubyara yari yiteguye. gufasha umwana we gukora ibigenza. abavandimwe be nabo bitegura. hari ururabo rw'abavandimwe rwigize narwo. abo mu muryango wo kwa papa we abo bitegura n'ururabo. nk'uko twakunze kubikurikira mu buhamya bwatambutse, Chantal yari afite inshuti nyinshi. hari abantu babanaga mu Gitega nabo bafite ururabo bifuza gukoresha mu muhango wo kurimbisha imva ya Chantal.
inshuti ye n'ishu abe yitegura. Ishu abe hafi. Niba utaraza yabonetse. Prince nawe atambuke ayo nkuko twabikurikiye yari inshuti magara ya Nyakubahwa Chantal uko yabitubwiye kumubura aho yongeye kubura umuvandimwe bavukana. Ari urungano rwe bakinanye ikinamico aho baratambuka maze kwiyandikisha bari bavuze bakeneye urungano rwe mu Gatsata ariko baje kumbwira bati hari abatari kubibonamo ariko urungano rwose bakinanye ikinamico ayobowe n'uyu muvandimwe n'ubundi batambuka. Dora Philip bari hafi. Hari abakinnyi bakinanye filime muri Afurika bari hafi. Abantu bakomeye bifasha nabo kwitegura kugira ngo babone ibyo badufasha kuzashakira abantu aho gahunda zigiye gukomereza. Bamafoto bataritegura famiye se buri koko mutambuke. Hari umuryango mugari wa Zacu Entertainment yaba abo muri Sikime Ndoto mwese kugira ngo twihute twihute mwese natambuka. Rwanda Actors Union bamwe muri kugura Rwanda Actors Union n'abandi bose batari bari ku rutonde bifuza kurimbisha imva ya Chantal Ntambuka. Shyira hagati na hagati, shyira hagati gusa. Nyuma y'uko uyu muhango tuza kuwusoza, twifuzaga ko twese nta n'umwe ubuze twahurira aho umuhango ugiye gusorezwa
abanyoboye bambwiye ko bari aho hirya gato yitwa Alphonse, ubwo abahazi baragerageza gufasha abatahazi, ubundi tuhahurire twumve n'ubutumwa bw'umuryango. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.